Mbahe ikaze mwese abakunzi bacu, inshuti, abavandimwe, aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga, mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu. Imana yabahereza umugisha mwinshi cyane, ndetse niba nawe ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ntugende udakoze kuri subscribe, udakanze subscribe kugira ngo amakuru yacu aje kugira gatanu kuri gatanu. Tugiye gukora ku nkuru ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje ku rwego rwo hejuru, ni inkuru y'intimba, aho umusore w'imyaka 31 utuye mu karere ka Nyanza, ni mu murenge wa Rwabicuma, yafashe umwanzuro agakata igitsina cye cyose akagikuraho, akikata ubugabo bwe. Birababaje cyane, biteye n'agahinda kubona umusore ungana uku nguku, imyaka 31, afata umwanzuro nk'uyu nguyu agakata igitsina cye akagikuraho. Birababaje mw'abantu mwe, birababaje cyane. Hari ibintu byinshi abantu bajya bareba muri filime, ugasanga umuntu yikase ijosi, yikuyeho ukuboko, ariko noneho byabereye mu maso y'abantu barimo kubireba. Birababaje cyane. Mu gihe umusore rero bivuga yuko iwabo ababyeyi be se na nyina bitabye Imana, ariko babagaho mu buryo bw'amakimbirane, bakaba batumvikana, ndetse n'imiryango yabo ugasanga ifite amakimbirane menshi cyane, nta kumvikana guhari. Ndagira nkubwira ngo rero rimwe na rimwe usanga imiryango tuvukamo ifite amakimbirane, ugasanga hari ibintu byinshi ababyeyi bacu bagiye bakora bikagira ingaruka ku bana babo, aribyo bihari muri iyi minsi. Ariyo mpamvu urubyiruko rugomba gusenga cyane nyuma yo kumva iyi nkuru ngiye kubwira muri aya masaha. Uyu musore icyamuteye kwikata ubugabo bwe bwose akabumaraho akabukuraho, ni uko hari inzoka yareraga yari iri mu nzu. Ni inzoka yasigiwe n'ababyeyi akayitaho umunsi ku munsi. Uyu musore rero iyi nzoka yayitagaho umunsi ku munsi akayigaburira, niyo nshingano yari yarasigiwe n'ababyeyi. Mwumve uburyo byari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma uyu musore yaje kubona yuko kugaburira iyi nzoka bikomeza kumugora, ko bimusaba imirimo myinshi, ariko mushiki we yanatubwiye yuko nyirasenge wabo yazaga iwabo akabatoteza cyane, ababwira yuko ise yabatwaye imitungo yose, yayitwariye, akabashinja imitungo, ndetse rero dore yuko badacana uwaka na nyirasenge wabo, dore ko yavuga ko se uyu musore ari umurozi cyane. Ni mu gihe rero aya makuru ndashimangira iby'inzoka yabaga mu nzu hano uyu musore yagaburiraga. Uyu musore nyuma yo kubona ko inzoka imutesha umutwe, uyu musore yaje kugaragaza ibimenyetso bitandukanye. Bamwe bati afite uburwayi bwo mu mutwe, abandi bati uyu musore dore uko ameze akeneye kuvuzwa. Ariko uyu musore mbere yuko akora ibi ngibi yafashe umwanzuro wo kujya gusesha imyumbati. Hanyuma mbere yo kujya kuyisesha afata iyi nzoka ayishyira mu gafuka, noneho bayitwara ku cyuma kugira ngo ize kuyisya n'imyumbati. Hanyuma bajya gusya imyumbati barebye basanga agafuka karimo inzoka. Barabifashe baramusubiza, uyu musore abijyana mu rugo iwabo, abisubiranayo n'agahinda kenshi n'intimba nyinshi. Uyu musore ageze iwabo mu rugo nta kindi yakoze, yafashe inzoka arayica. Amaze kuyica yaje kumva amajwi mabi, bikekwa ko ari imyuka mibi yamubwiye iti kora ibi n'ibi. Afata umushyo, arangije afata umushyo. Ni mu gihe rero yaje kuba yikata igitsina, arishahura ubugabo abukuraho. Turanye baje gutabara basanga igitsina yagikuyeho, dore ko cyazanywe na se wabo kwa muganga. Uyu musore yaje kuvirana amaraso menshi, basanga igitsina cyose yagikase, bamujyana kwa muganga. Ni ibintu bitakiriwe neza n'abaturage na mushiki we, dore ko yarimo kurira cyane rwose. Birababaje cyane amara kumubona aho ngaho kuri kamera, ni ibintu utabona uburyo usobanura. Mbabwira ngo rero hari ibintu byinshi ababyeyi bacu bagiye bakora, abasokuruza bacu. Ni byiza ko abana baganiriza ababyeyi babo, dore ko hari imihango ababyeyi bacu bakoraga uyu munsi ikabikurikirana abana babo.
ugasanga rimwe na rimwe ababyeyi bazi yuko barimo gushakira abana ibintu byiza, bakajya kubaza abarangi bapfamo ndetse n'ibindi, ibyo byose bikagira ingaruka ku bana, ugasanga ibintu bibi ababyeyi bacu bagiye bakora tutagizemo uruhare birimo kutugiraho ingaruka. Twese rero nta muntu avuga ngo turasenga cyangwa ntidusenga, ubundi iyo umusore aza gusenga ntabwo yari gufata umwanzuro nk'uyu nguyu, amasengesho yo kurwanya imbaraga z'abadayimoni. Ariko nubwo dusenga dukwiye gusenga cyane birenzeho, kubera yuko imiryango dukomokamo ntabwo ari shyashya. Turihanganisha umuryango babuze uyu musore ndetse n'amashiki w'uyu mukobwa. Tumwihanganisha rero, twihanganisha n'abaturage bose batengushwe n'ibi bintu, mbabwira ngo mukomeze gusenga. Yesu Kristo niwe wenyine wakuraho imyuka mibi n'abadayimoni n'ibingibi byose, cyane yuko muri iyi minsi imitungo n'imyuka mibi ikomeje gutwara ubuzima bw'abantu. Kora subscribe kuri channel yacu, maze amakuru yacu uje abona 5/5. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.